Gang. Bruce, I believe Bruce did well. Hano ku Rubavu, I think Bruce brought the fire. You did a good, that was great. Intambara y'amagambo ku mbuga nkoranyambaga irakomeje hagati y'abafana ba Bruce Melody ndetse n'aba The Ben. Ntabwo abafana ba The Ben bari kwibaza uburyo cy'umuhanzi wa Bruce Melody yamubanditse inkoni yo mu bitugu mu bitaramo bya Summer Country Tour byaberaga i Rubavu ejo bundi ku mugoroba wo kuwa gatandatu. Ben we nk'umuhanzi nyuma yo kubona ko akubiswe inshuro mu bitaramo bya Summer Country Tour byabereye i Rubavu, yemera neza adashidikanya ko Bruce Melody yamubagiye i Rubavu igihe yamubandikaga inkoni yo mu bitugu, inkuta za stade zikanyeganyega abantu bakagira ngo ni Nyiragongo yongeye kuruka. Si ibyo gusa kuko Coach Gael ngo yashatse kwigira ikirumira habiri ngo arumire kwa Melody ndetse no kwa The Ben, ariko Bruce Melody amubwira ko niba ashaka kubigisamagwe agomba kugenda akabigisamagwe, yaba ashaka kubigitangaza akicara hamwe akabigitangaza. Nubwo impaka zikomeje kuba gaterera nzamba ku mbuga nkoranyambaga hagati y'abafana ba Bruce Melody ndetse n'aba The Ben, reka twebwe turuce gutya. Mbere yuko dutangira ariko ndakwibutsa ko like, share ndetse na comment byose ari ingenzi kuri iyi video kugira ngo ukomeze kwifasha kurushaho kugera ku bantu benshi. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'ibiganiro nk'ibi ngibi umunsi ku munsi. Muri iki gitaramo cya Summer Country Tour cyabereye i Rubavu ku mugoroba wo kuwa gatandatu, nshatse navuga ko Bruce Melody yabanze The Ben inkoni zo mu bitugu 90 igashira, cyane ko The Ben nawe ejo bundi mu itangazamakuru yemeye cyaka avuga ko Bruce Melody muri iki gitaramo cya Summer Country Tour cyaberaga i Rubavu yamubaze nta kinya. Yaravuze ati nka Rugwiro na Mugwaneza aho twari twicaye Bruce Melody yakoze performance turagwirirana. Burya koko umuntu nakubwira ngo Bruce Melody ni igitangaza ntuzigera uhakana. Tekereza ko Coach Gael yari yatangiye inzira yo kwigira ikirumira habiri ngo ajye arumira kwa Melody ndetse no kwa The Ben. Gusa ibyo ngibyo navuga ko bitamuhiriye kubera ko Bruce Melody yapostinze post ebyiri, Coach Gael ibyo kurumira kwa The Ben abishingukamo aravuga ngo nibereye igitangaza 001. Kugeza ubu ngubu nshatse nanashimangira ko umubano wa Bruce Melody ndetse na Coach Gael wabaye mwiza kurusha uko wahoze mbere ahubwo. Nyamara nk'uko Bruce Melody yabyiririmbiye akavuga ati menya ko bigoye kwanga Munyakazi ubanza ariko bimeze, na Coach Gael wari washatse guhindura umuvuno ntibyigeze bimuhira kuko yahindutse budakeye kabiri. The Ben wagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga avuga ko mu bitaramo byose yahuriyemo na Bruce Melody kuva i Musanze kugera i Nyagatare ndetse na Nyamata ngo ari watwaye etape zaho zose. Kuri uriya mugoroba wo kuwa gatandatu ho ngo ibyamubayeho ngo ni amateka kuko Bruce Melody ngo yararirimbye ngo nahinduka umufana we. Nubwo navuze ku bya Bruce Melody gusa sinatinya kuvuga ko The Ben nawe yakoze performance nziza i Musanze ngo abantu bakagira ngo Karisimbi Muhabura Bisoke ndetse na Sabyinyo byose birukiye rimwe. Ngo Bruce Melody nawe nk'umwana w'umunyamujyi ngo yaravuze ngo performance zanjye zigenda zizamuka nka marike za Adidas. Ngo nawe yatangiye kwandika amateka guhera i Bugesera cyangwa se Nyamata ngo bigeze Rubavu ngo noneho yerekana uko agakoni ka Adidas ka mbere kaba kareshya. Ngo ahaho ngo yikuye abafana ba The Ben ndetse na watamusize. Ubu noneho ko bimeze tugiye gushyira Bruce Melody na The Ben ku meza dutangire kubanariza tubagosore nk'abagosora ibishyimbo. Nshingiye kuri performance zose Bruce Melody yagiye akora yaba i Musanze, yaba Nyagatare, yaba Rubavu ndetse na Nyamata. Ndetse nkashingira no kuri performance The Ben yagiye akora yaba Musanze, yaba Nyagatare, yaba Rubavu ndetse na Nyamata. Navuga ko Bruce Melody ari umuhanzi w'abanyamujyi, The Ben akaba umuhanzi wo mu cyaro. Uti kubera iki? Ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu gitaramo cya The Ben The New Year The Groove, Bruce Melody yabagiye The Ben nta kinya muri BK Arena. Ashimangira ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda ndetse abanza akanikurikira ku buryo The Ben atatinye no kubwira abafana be bari basigaye muri BK Arena ati niba mukunda Imana musigare hano muri BK Arena murebe performance ngiye gukora. Ariko bose bakanga bakitahira kuko icyo bari bategereje kubona kuri Bruce Melody bari bamaze kukibona. Ngo Bruce Melody yakoze performance nziza ngo yasimbuzwa performance zose The Ben yigeze gukora kuva yabaho. Ngo The Ben yandikira Bruce Melody muri inbox aramubwira ati useka neza seka nyuma ibyo nzagukorera igihe tuzaba dutangiye ibitaramo bya Summer Country Tour uzabyakiriza amaboko yombi. Nzagukubitira ahareba inzega uzarinda ufite bagiye ibyo nzagukorera muri ibi bitaramo witeguriye. Ni nako byagenze kuri ibi bitaramo bya Summer Country Tour kuko nshatse navuga ko The Ben yakubita inshuro Bruce Melody Musanze, Nyagatare, Nyamata aho bakanganya. Nanone Bruce Melody akaza kwigaragaza nk'umuhanzi w'akataraboneka muri iki gitaramo cyabereye i Nyamata ndetse n'i Rubavu. Ibyo bita bishimangira ko Bruce Melody ahantu hasa naho hari umujyi hose indirimbo ze arizo zenspira abantu. Naho The Ben indirimbo ze zikumvwa mu cyaro cyane ko nyinshi ari n'iza kera. Ubwo rero ngiye kurinkinga amanota navuga ko The Ben afite nka 48
umunani, Bruce Melody akagira 52, kuko nubwo The Ben akunzwe mu cyaro ndetse no mu mujyi akaba akunzwemo gake, ariko Bruce Melody haba mu cyaro ndetse no mu mujyi arusha igikundiro The Ben. Nanone kandi Bruce Melody akagenda akajya Nyamata akahakorera amateka naho atazibagirana, kandi akamanuka akagira Rubavu naho akahakorera amateka atazigera yibagirana, aho bagize ngo ni Nyiragongo yongeye kuruka inkuta za stade zikanyeganyega ubwo Bruce Melody ari kubandika ibibando The Ben mu bitugu. Ibyo bihita bishimangira ko Bruce Melody ari we muhanzi wa mbere hano mu Rwanda, naho The Ben akaba umuhanzi wa kabiri